Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine ndabasuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa gatandatu ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 muri 2025. Ndabasuhuje ngiye ngaruka ku masezerano yasinywe ejo bundi ku itariki 4 i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano yagarutseho kubera ko usanga asa n'umwana wapfuye mu iterura. Mwumva ibyo nshaka kuvuga. Asa n'umwana wapfuye mu iterura. Ngiye kubereka impamvu uyu mwana yapfuye mu iterura. Murasanga ko impamvu zirimo za nyamukuru nuko Kagame nta masezerano nigeze asinya ngo yashyire mu bikorwa. Kagame nta gihe yigeze avugisha ukuri ku bintu byerekeye politike n'ibindi bintu byo bita engagement, ibintu mbese umuntu yiyemeza nta na kimwe yubahirije. Hanyuma ikindi rero kishe ari amasezerano mu iterura nuko usanga Perezida Trump n'abanyamerika bo muri guverinoma ye bashishikajwe no mu y'agaciro atari umutekano hariya mu burasirazuba. Ibyo bintu ngiye kubereka nimukurikire muri nabwo nta masezerano yarusha ni nk'umwana wavutse mu iterura. Ibi ndabivuga cyane muri iki gitondo amakuru ariho acicikana nk'ibyo tubona kuri uru rubuga rwa Gasabo rwa Mutesi Scovia. Uriya mudamu mwabonye ko ari umuvuzi w'amacumu w'umutwe wa 23 n'ingabo z'u Rwanda, arimo aravuga rero ko yagiye muri kariya gace kaza Kamanyura na hehe aho imirwanire irimira ibera. Arimo aremeza rero ko ingabo ngo inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zarashe mu Burundi. Nukuvuga rero yavuze ngo ni ingabo z'umutwe wa 23 ni ingabo z'u Rwanda. Nukuvuga rero ko Perezida Kagame ari amasezerano ya Washington yasinye ejo bundi ntabwo urumva yaravuze ati mukomeze atahubwo n'abarundi ni mubarasa. Urumva rero nukuvuga ko intambara ahubwo yafashe indi sura. U Rwanda rwateye Burundi, rumaze gutera Kongo, rwateye n'u Burundi. Nukuvuga rero ko hariya Perezida Kagame akomeje kuba gashoza ntambara ku buryo ntawuzi uko bizagenda. Ibi byo kurasa mu Burundi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana yabivuze. Yavuze ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana yavuze ko umutwe wa FCM 23 ngo warashe mu Burundi akaba ari cyo ngo yise provocation. Avuga ati ibyo bintu byo kudushotora ati ntabwo tuzabyihanganira. No kuvuga rero ko intambara y'u Rwanda n'u Burundi nayo igiye kwambikana bizagenda bite, reka dutegereze turi. Mu mateka bavuga ko abarundi batigeze batsindwa n'u Rwanda, na mateka maremare. Abami ba Mutagana abandi bajyaga barwana n'abanyarwanda ngo kwatsinda. Niyo mpamvu uriya ngo mu Kirundo bahita mu Kirundo kubera ko ari ahantu abanyarwanda bapfiriye cyane, bakahita mu Kirundo no kuvuga ahantu hari harunze imirambo y'abanyarwanda myinshi. Ubu rero niho barimo barasa Rwanda nibwo rurimo rurasa hariya wehekesheje uriya mutwe wa 23. Nabwo ni mu ntambara yarwanye zose kuko Kagame kuva muri 1946 barwana na ba Museveni bafata ubutegetsi kuva muri za 1942 kugeza ubu Kagame aracyari ku rugamba, aracyarwana kurwana rero n'ibintu bye. Ariko kuva icyo gihe nta masezerano yasinye ngo yubahirize. Amasezerano yasinye burya nuko mutabyibuka ya mbere yasinye n'amasezerano ya Nsele. Amasezerano ya Nsele yasinye bagitera hariya muri 1991. Icyo gihe Mobutu yarakiriho, aravuga ati nyabona nimurebe ko haba amasezerano imirwano igahosha. Atumira Perezida Kagame Nsele, icyo gihe yari kumwe na Kazimiri Bizimungu, basinya amasezerano bita les accords d'Nsele. Amasezerano ya Nsele Kagame yarayasinye, niyo ya mbere yasinye yabaho kuko icyo gihe ari inyeshyamba. Nigeze kubona agafoto ari kumwe na Mobutu. Ahangaha hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa 3 mu 1991 niho Paul Kagame yagiye gusinya amasezerano Nsele. Ariko ayo masezerano ntihigeze yubahiriza. Muzi ko intambara yakomeje kugeza igihe bafatiye ubutegetsi muri 1994. Andi masezerano yasinywe hagati Kagame hari n'amasezerano yarusha. Naho Kagame ntabwo yashatse kuyasinya, yaragiye yinugika impande hariya ashyiraho Kanyarengo. Murakora udarusha, murabona Perezida Habyarimana na Kanyarengwe nibo basinye amasezerano. Murabona Perezida Kagame afite ibintu ku matwi abumviriza, yumva ibyo bavuga. Ntabwo rero yari yishingiye ibyo basinya. Ahangaha muramubona yicaye icyo gihe Kanyarengwe niwe wasinye
Kagame amurebera nabyo yamaze kubisinyira avuga ati ibintu ntabwo ari byanjye aragenda n'ubundi arisuganya amanura indege ya perezida Habyarimana arayirasa arangije ashyira ingabo z'imbere baraza bafata Kigali kuvuga rero ko ibintu babwiraga ko nta masezerano na rimwe yigeze asinya ngo yubahirize andi masezerano yasinyiriwe n'ejo bundi ahangaha bari i Washington n'aya ngaya murayabona nyine perezida Trump na Kagame ndetse na perezida Tshisekedi bamaze gusinya ya masezerano ku itariki ya 4 murabona ko perezida Kagame yarebye impande ntabwo yigeze arebana na Tshisekedi nkuko naberetse ejo aya masezerano no kuvuga ko nkuko nababwiye yapfuye mu iterura kubera ko yapfuye mu iterura n'ibinyamakuru byose by'isi ubu ngubu biravuga ko ari amasezerano yapfuye mu iterura reka nze mbibereke murebe murasanga ko abantu bose bavuze kuri aya masezerano bamaze kuyasinya nta munyamakuru nta musesenguzi n'umwe wa politike wavuze ko ari amasezerano nta n'umwe wavuze ko ari amasezerano ashobora gushyirwa mu bikorwa reka nze mbibereke nabwe naramutse ndebe ibinyamakuru byose byanditseho kuri ariya masezerano murebe nk'iki kinyamakuru iyi ni Radio France Internationale baravuga ngo uretse perezida Trump wenyine ngo niwe wari wishimye muri kiriya cyumba basinyiye amasezerano namwe mureba aya mafoto ya perezida Kagame na perezida Tshisekedi bose nta wishimye bose urabona buri muntu atekereza avuga ati tuzahangana ahubwo hatabaye n'abantu bari gufatana no mu mashati murabona ko bose barakaye uyu munyamakuru urabona ko yanditse ngo accord RDC Rwanda Donald Trump était le seul compteur dans la salle ibi biragaragara murabona baravuga ngo le corps parle la posture uko umuntu ahagaze uko umuntu areba uko umuntu yifashe bigaragaza icyabatekereza bigaragaza intumbero abafite hangaha rero biragaragara ntaho baduhisha urabona France 24 yiravuga ngo un accord en trompe-l'œil ni kuvuga iki un accord en trompe-l'œil ni nko kuvuga bati no gukinga abantu igihu no gukinga abantu igihu no kuvuga ko nta masezerano arimo iyi ni Radio France Internationale bambe Radio France 24 Television France 24 no gukinga abantu igihu nta masezerano arimo hariya ntayo kandi koko birumvikana mbabwiye ko mu Burundi rwambikanye barimo barasa mu Burundi ubu ngubu perezida Kagame ni nko kuvuga ati no kubona perezida Ndayishimiye yaraje hariya kunyisekera ati uretse mwereke iyi Jeune Afrique yavuga ngo Rwanda RDC Rwanda ngo RDC Rwanda entre Tshisekedi et Kagame un accord qui consacre le désaccord no kuvuga ati na masezerano atuma qui consacre le désaccord ni ukuvuga na amasezerano aho umugisha ikintu kitari amasezerano ni ukuvuga bati na amasezerano arimo mbese kuko na amasezerano yo kutumvikana muri iyi nyandiko barabisobanura cyane iyi nyandiko ni abanyamakuru bitwa Julian Peke na Stanislas Bujakera w'umunyekongo ni umunyamakuru wandika cyane neza nkunda kureba za twitize ahangaha rero barasesengura ariya masezerano yasinywe na Tshisekedi na perezida Kagame bo baravuga nyine ko ari amasezerano qui consacre le désaccord mu nyandiko yabo baravuga baturetse perezida Trump wenyine niwe qui a été triomphal rero bati we yaratanganitse avuga ko rwose ibintu byose ari okay murabona ko mu kuboko ko arimo arakujyana hejuru nkaho batsinze abanyamakuru bavuga bati nyamara icyagomba kuba intsinzi ya perezida Trump byerekana ahubwo byatumye byerekana ko ari amasezerano adashoboka batangira bavuga bati mutekereze umuntu wasinyishije abaperezida babiri amasezerano y'amahoro ntihagire n'umukoro undi mu ntoki avuga bati ibyo bintu nagaho mu munwa wavuga ko abo bantu batashoboye no gukorana mu ntoki ngo bavuga bati dusinya amasezerano y'amahoro voilà wavuga ko Trump baravuga bati yaragiye irapavoze abanyamakuru gupavoza ni nko wabonye yanyoni yishima ikatandaraza amababa bavuga ko kupavoza ni ukwishima ariko Trump ngira ngo yishimye niwe wenyine wari wishimye ariko abandi bose murabona ko nta kigenda banze gukorana mu ntoki ni ukuvuga ko n'icyabara yahereye akavuga ati kuva ubu nimukorane mu ntoki muhoberane muvuge ko mugiye kujyana amahoro naho ibindi nta byaramunaniye ni ukuvuga rero ko abanyamakuru bavuga ati ku rupapuro biragaragara Trump aravuga ati ngewe mu banyi n'amahanga ndakaze bazamana
n'umudari w'amahoro atariko baravuga batariko ntabwo ari byo. Abanyamakuru kandi baravuga ko ikindi cyagaragaye muri ariya masezerano nuko abanyafurika batsinzwe kugira ngo bumvikanishe Kagame na Perezida Tshisekedi. Abanyamakuru baributsa ko uriya ruto yari ahari kubera ko higeze kuba amasezerano ya Nairobi, uriya Perezida Lorenzo Wangura nawe yari ahari kubera ko higeze kuba amasezerano ya Rwanda, amwe Perezida Kagame yanze gusinya ku munota wa nyuma. Ibi byose rero abanyamakuru baravuga bati Afurika yarananiwe, ni ukuvuga rero ko Perezida Trump yari yavuze ati ngenda bishobora, ariko nabyo baravuga bati reka turebe niba koko bizafata. Ikindi bavuze ni cya kindi cya langage corporel ko umuntu yicaye by'amashusho maze kubereka ya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, bose wasangaga ko buri muntu wese yafashe umujinya. Ibyo rero byerekana ko batari batekanye, byerekana ko amahoro ari kure rwose nk'uko bigaragara. Muri iki kinyamakuru kandi baravuga ko Minisitiri Nduhungirehe yavuze ati ntabwo byumvikana ukuntu Perezida w'u Burundi bamuzanye muri ariya masezerano, bati kandi ingabo ze zirimo zitera Burundi. Urumva byose narababwiye ntibabishodekanye, ni ukuvuga ko bari bazi ko nyine bari burase mu Burundi. Yaramutse rero bamaze gusinya ariya masezerano, ejo yiri bavuga ko u Burundi atumva ukuntu bwaje hariya kandi aribwo bwa nyirabayazana, aribwo bushyigikiye ngo bari abazerondo n'abandi. Niyo mpamvu baramutse baburasa rero n'ejo baburasa, urumva ko byose barabibaza. Abanyamakuru basubiramo ko Trump yavuze ko ibintu bigiye guhinduka, wenda reka turebe niba zatwizeza ibitangaza bigakunda, ariko njye simbizi bizaba. Njye mbabwira isazi yaswise urutare igakubitaho ngo igataruka ikavuga iti bizafata ntangare, n'ibindi nabyo bizafata ntangare, kuko uko bigaragara ntabwo bishobora gufata kereka habaye ibitangaza nk'uko Perezida Trump yaravuze ati mugiye kureba hagiye kuba ibitangaza. Ibyo bitangaza rero reka tubitegereze turebe. Nabwo ibinyamakuru byose ubu ngubu biravuga ko ari amasezerano atariho. Iki kinyamakuru Associated Press, ibinyamakuru by'abanyamerika, biravuga ko Trump amaze gusinyisha ariya masezerano, bo baravuga ko wasanga ari nko kugira ngo forcer la main, ni nko guhatira umuntu. Avuga ati Trump yego yaravuze ngo basinye amasezerano, ariko amasezerano yahise bayaca amazi, amabombe yabo arakomeza. Nkuko mubibona imbunda ni zose, amasasa arimo aravuga, murumva ko yageze ni Burundi. Iyi kuri international nayo yari yamiriye ivuga ko amasezerano bakimara kuyasinya yahise asambuka, yahise atemba, la paix s'effondre, amahoro yahise ayoyoka nka nyombere bamaze gusinya ari amasezerano. Nongeye ndababwira n'ikindi kizatuma ari amasezerano adashyirwa mu bikorwa nkuko bigaragara. Nababwiye ni Perezida Kagame ukuri kwe kurabaza. Nongeye gusubira mu bintu byose yavuze, ibintu yabeshye ni byinshi. Kutahagarara ku ijambo ngo risubiremo uvuga uti ikintu navuze ntabwo nzagisubiraho. Ubundi baravuga ngo nta gusubira ku ijambo, nta mugabo usubira ku ijambo. Kagame ariko ntabwo ariko ameze. Muretse mwumve, nahisemo urugero rumwe rw'igihe yavugaga ngo ntazafata indi manda ya gatatu. Mwumve ukuntu abivuga akomeje, ariko n'ukuntu yabihinduye byabaye nk'akamajwi. Muretse mwumve ako kantu nakagaruye kugira ngo twongere turebe Perezida Kagame niba wo kwizerwa koko. Niyo mpamvu n'amasezerano yasinya kugira ngo uzabyizere abari hamana. Nababwiye kuri ari amasezerano yose, ari amasezerano ya Sere yagiye gusinyaho, ari amasezerano ya Arusha yahagarikiye Kanyarengwa akayasinya, ari n'aya ngaya yagiye kwisinyira ubwe bwite, kugira ngo uzabyemere ni ikibazo gikomeye cyane. Nimwumve ukuntu yavugaga icyo gihe bamubwiye batese uzafata manda ya gatatu. Nimwumve namwe. I did not become president because it's something I was dying to be. Amumva ati ntabwo nabaye perezida kubera ko nabishakaga, kubera ko ari ikintu cyari ngombwa cyane ku buryo cyangira ingaruka. Namwe mwumve. No. Before I became president, I was somebody else, and I was satisfied with being that somebody else I was. Ati naba president nari umuntu wundi ufite ibintu akora, ati kandi nari mbyishimiye, ati nibyo nzakomeza, ntabwo bivuga ko nzaba president ubuziraherezo. Before I became president, I'm not a president just because of privilege or anything that people may associate with the position. I'm president because circumstances propelled me into that,
And as a matter of right also, especially in participating in how and my country develops and how, everything else comes together. But it's not something I'm dying for. I cannot. ariko murumva avuga ati ntabwo kuba perezida ari njye wabyiteye byatewe na circonstance, ati ni nko kuvuga ko byarangwiririye, ati ntabwo ari njye washatse kuba perezida, ati kandi n'ubundi ntabwo ibyo bintu byanyica kubera ko nari perezida. Be here and say I must be president for life. I don't think I'm that stupid, first of all. Nawe mwumve ati ntabwo nshobora kuba perezida ubuzima bwanjye bwose, ati naba ndi kiborgiza. Ariko mwumva n'amagambo akomeye cyane. None sungubu turi mu biki sungubu ahageze kuri manda ya 4, we yari ku ya 3 avuga ko ataza kuri ya 3. Mukomeze mwumve, murumva aya magambo arakomeye cyane, niyo mpamvu nayagaruye. Mukomeze mwumve. As I lived without being president before I became president, I can live after being president happily. Avuga ati ntaraba perezida nabagaho, ati n'ubundi ntaba perezida nzongera mbeho mu mahoro mu munezero. And I want to do that. This is at a personal level, so I want you to understand me, and I mean what I say. Ati ndagira ngo munyumve nibyo nzakora, ati kandi mwumve ibyo mbabwira ibikwari byo. Ariko murumva nyababwena kandi kamwe nahisemo mu bintu byose yavuze atigeze yubahiriza. Nigeze kubereka mu gitabo cya Colette Blackman cyitwa Histoire d'un génocide, avuga ati Perezida Kagame yagiye kukubeshya, aragenda agasobekeranya amaguru, ati akarambura intoki ze ndende, akazikaraga, ati akakubeshya kureba mu maso. Ko Colette Blackman muzi ko ari umuntu w'umufana wa Perezida Kagame, ariko muri icyo gihe yaravuze ati Perezida Kagame nanjye yaranyumije. Nubwo nyine wamushonyagiza agira ati ariko nako ngako nako yageze hakanobekamo. Avuga ati ntabwo ndabona umuntu ubeshya ntawe, ati ni igitangaza. Ubundi ibindi byose yamuvuga neza ko yahagaritse jenoside, ko muzi mbese aho abogamiye. Ariko aho ngaho yageze ahageze aravuga tumva njya muvuga neza, ariko aho ngaho abukubita icy'umutwe rwose umureba mu maso. Reka dukomeze twumve. Ntabwo ari wenyine wabivuze, hari na uriya mupadiri w'umwanglikani, ntabwo ari umupadiri, ubwo ni umupasitori witwa Over Duruve. Over Duruve yabaga hariya muri za Butare, yaje mu Rwanda mu myaka ya 60, arahaguma kugeza 94. Niho yavuze ati ntabwo muzi umuntu witwa Perezida Kagame. Aravuga ati amasezerano yose yigeze kubwira Louis Michel ati rwose ibyo bintu byo kurasa impunzi ntabwo nzabikora, ni ikibu cyarazirasara zirangiza. Bese yerekana ukuntu ibintu byose yagiye avuga atabikora. Just based on that, it would not be such a simplistic way of approaching issues that I would reach end of my second term and start manipulating the constitution to. Arkumva ati ntabwo nzamanipula constitution kugira ngo nongere niyongeze to me to continue in power and so on and so forth. I mentioned to you, being in power is not something that I want so badly. Ariko mwumva ati ntabwo kuguma ku butegetsi ari ikintu nshaka ku ngufu ku monde, ati ntabwo ushobora kumanipula constitution, sinshobora kuyihindura. Ariko ibi bintu, iyi discours niyo mpamvu tuzahora tuyigarura, nuko ibintu bikomeye cyane byerekana ko Perezida Kagame kugira ngo uzizere icyo akubwiye ni ibintu bikomeye cyane. Perezida Kagame kuri ibi ngibi byo kuguma ku butegetsi ahinduye itegeko nshinga bivuze ahantu henshi cyane, kugira ngo hari interview nk'ebyiri cyangwa 3 cyane mu binyamakuru by'Abongereza niho bagiye bamaze kiriya kibazo, n'Abanyamerika icyo gihe bakomeje kukimahata. Ariko akavuga hari naho yabwiye umunyamakuru ati ndeba mu maso, urabona kuko ngewe nshobora guhindura constitution, guhindura itegeko nshinga kugira ngo nongere niyamamaze, ati ndeba neza mu maso. Bya bindi nyine Colette Blackman yavuga ati iyo agiye kukweshya amanza yasubekeranya amaguru munsi y'intebe, ati hanyuma intoki akazikaraga, ati hanyuma agakorera mu maso agakubeshya. N'ibindi ni kimwe hariya mwari mwabonye ko
yasuye umugara na Kizigiri nawe nawe arawuzura bose bari bagiye ugasanga rero aya masezerano uko nabibabwiye naka kandi nashaka kubereka ko umwana yapfuye mu iterura amasezerano ntayahari abari ku rugamba abana b'u Rwanda bakomeje gupfira muri Kongo hariya no gukinyira bagakomeza kuko Perezida Kagame ntabwo ateze kubabwira ngo akura mu rugengo nibatahe reka da barakomeza gufumbira iminaba rero nk'uko bigaragara nk'uko abagabo bavugaga bati body language nyine kwerekana iyo umuntu arakaye urabibona mu maso iyo umuntu agize turabibona n'ibindi rero bari abaperezida bari hariya n'ibyo berekanye n'intambara cyane cyane no mwumvise ku isatire Burundi nibyo nashaka kubereka ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.